urwo rugo si urwawe, hari uwo warukuyemwo warangiza ugasenga ngo umugabo yakunaniye. Ariko igihe uzaburana ukuri mu mutima wawe harimo ukuri, Imana izahagarana nawe. Ndashaka kugusengera. Yesu ashimwe, Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Ndashima Imana cyane muri iki gitondo cyiza, gitondo Imana yaturemeye kugira ngo tuyihimbaze, kugira ngo tuyishime. Ndashima Imana cyane. Imana yaraturinze, Imana ibana natwe, turangije umwaka amahoro. Uyu munsi turi mu ntango z'umwaka mushya 2022. Imana yaratuzirikanye. Mfite ishimwe rero, ndashima Imana cyane. Imana yaratubaniye, Imana yabanye natwe. Nukuri Imana ishimwe cyane, ndayishimiye bimvuye ku mutima. Yagiye inyuranye ibihe, yagiye iba mu ruhande rwacu, yagiye twiyereka, yabanye natwe. Nubwo twahuye n'ibirushya tugahura n'ibikomeye, ariko kandi Imana yabaye mu ruhande rwacu. Ntabwo nabura kutayishimira iyo neza yayo, nubwo burinzi ba yaraturinze. Imana yaraturinze, Imana yabaye mu ruhande rwacu, Imana yaraturengeye, Imana yabanye natwe mu by'ukuri. Ndashima Imana rero. Kandi ndashaka kukubwira ngo icyatumye Imana ikurinda ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye, ni ukugira ngo noneho ukore imirimo utakoze, ni ukugira ngo noneho wuzuze bitari byuzuye. Hari imirimo itari yuzuye, hari ibyo utari warujuje, hari ibyo utari warakoze, ugomba gukora noneho n'icyo Imana igusigiye. Wa murimo mwiza utari wararangije gukora kugira ngo ukore. Ubwire abantu ko Yesu agira neza. Ntugire ngo urangije umwaka utangiye undi gusa kugira ngo winezeze, ugure imyambaro, ugure amazu, wubake se. Oya, nabyo ni byiza. Ariko kandi umugambi w'Imana ni ukugira ngo uyikorere kurushaho. Ubwire abantu ko Yesu agira neza, ubwire abantu ko Imana iruhura, ubwire abantu ko bagomba kuva mu byaha, bareke kwiyahura, bareke kunywa ibiyobyabwenge, bareke gushakira amahoro ahatari, ahubwo bashaka Imana. Imana igusigiye kugira ngo ukore umurimo wayo. Niki Imana igusigiye? Imana igusigiye kugira ngo ukore umurimo wayo, uvugire Imana, uyikorere, ukore umurimo mwiza. Ndashima Imana rero. Inshuti zacu, abakunzi ba Philadelifia, bantu mudufasha amaboko, abadusengera, abadushyigikiye mu nzira zose zitandukanye zo kugira ngo uyu murimo ujye imbere, Imana ibahe umugisha kubw'umurimo mwiza. Namwe ababigambirira ntimubishobore, tubifurije amahoro y'Imana no kugira ngo ibyo mutabonye mu mwaka ushize uyu mwaka mubibone. Aho mwananiriwe mu mwaka ushize uyu mwaka muhaguruke mukorere Imana mu bundi buryo muyivugire. Ndashima Imana yo mu ijuru rero. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelifia. Imana ibahe umugisha. Ndi umubyeyi ushima Imana cyane n'umuryango wanjye. Dufite ishimwe ry'uko turi amahoro, twarinzwe n'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana nibwo bwaturinze. Nta kintu twigeze dukora kugira ngo tube tugejeje muri uyu mwaka turi bazima, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Imana yatugiriye ubuntu, kubw'ubuntu bwayo tubayeho, kubw'ubuntu bwayo tubayeho, kubw'ubuntu bwayo. Ibyumve, ndashima Imana kubw'ubuntu yatugiriye, itwongerera iminsi yo kubaho kugira ngo tubwire abantu ko Imana igira neza. Rero Imana ishimwe. Uyu munsi ndashaka kubaganiriza ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yoshua. Turahera mu bice byaho bya mbere. Igice cya mbere twumva icyo Imana yavuganye na Yoshua. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Imana itoranya Yoshua ngo azungure Mose. Imana yari imutoranije kugira ngo azungure. Nawe utoranijwe n'Imana. Imana iragutoranije, iguhagurukije kugira ngo uyikorere. Iragutoranije muri babandi bagiye bapfa, iragutoranya muri babandi bagiye bahura n'impanuka, wari mu modoka, wari kuri moto, wari mu ndege, hari impanuka yagiye kugera amajanja ishaka kukwica, ariko Imana iragutoranya kugira ngo uzuyikorere,
gutoranywa n'Imana. Uyu munsi ndagira ngo tuvuge gutoranywa n'Imana. Hanyuma rero turebe ukuntu umuntu iyo yamaze gutoranywa n'Imana ukuntu agomba kwifata, ukuntu agomba kwitwara, ukarinda umuhamagaro wawe Imana iguhamagaye, ukawurinda. Nje kukuvuga kukurinda umuhamagaro uyu munsi, kukurinda agakiza, ku burinzi. Nje kuvuga ku burinzi. Tekereza abarinzi ufite. Hari abakurinda ku manywa, hanyuma wakajya kuruhuka, akagira unduza, akaza kurara ijoro akurinze. Ariko nawe ugomba kurinda umuhamagaro, ukarinda agakiza Imana yaguhaye. Uyu munsi rero ndashaka kuvuga kukurinda umuhamagaro. Umuhamagaro urarindwa, umuhamagaro urarindwa, ukarinda umuhamagaro Imana iguhamagaye. Rero ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwaka uzarinda umuhamagaro Imana yaguhamagaye, uzarinda agakiza Imana yaguhaye. Birarindwa, utabirinze ntago wabibamwo neza, ntago umwaka wazawurangiza ukinezeza Imana, ahubwo wazicuza ngo yo mbimenya, yonza kubimenya. Nkunda kubwira abantu ngo turi abagenzi, isi naho twayibaho imyaka 120, dore ko tutarenzaho, ariko kandi ntabwo tuzayihoraho. Hari igihugu dusiganirwa kuzajyamo, igihugu cy'abera, cy'abakijijwe. Rero turi muri iyi si tuba tugomba kurinda agakiza, tukarinda umuhamagaro. Uyu Mose, uyu Yoshua, Imana yatubwiye ngo iramutoranya kugira ngo azungure Mose. Igihe cya Mose cyari kirangiye. Kandi nawe nuba uri mu kazi, niba uri mu murimo w'Imana, jya ukora neza. Uyu Imana yaguhaye urugo, jya ubamo neza. Ye yagushyize mu muryango nyarwanda, jya ubamo neza. Aho uhagaze hose jya uhaba neza, kuko igihe cyawe ugikoreshe neza, ko umuntu wese agira igihe cye kikarangira, hanyuma hakaza icy'abandi, nyuma yawe haba hari undi. Ariko si ubwo waba ugiye warakoze iki? Igihe cyawe unayahe mateka ufite mu by'ukuri. Rero igihe cya Mose cyararangiye, hanyuma Imana itoranya Yoshua ngo azungure Mose. Umurongo wa mbere havuze ngo iki? Ngubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yoshua mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubu haguruka haguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye, mwebwe Abisirayeli, aho muzakandagira hose ndahabahaye, nk'uko nabwiye Mose, uhereye mu butayu no kuri uriya musozi Lebanoni, ukageza ku ruzi runini rwitwa Efurate, igihugu cyose cy'Abaheti. Imana ishimwe. Uyu ni Yoshua uhawe isezerano. Imana iramubwiye ngo haguruka wambukane bano bantu, ubajyane ubambutse Yorodani, mbahaye igihugu. Imuha igihugu, imuha uko azakora, imuha isezerano. Iramubwira iti uko nabanye na Mose niko nzabana nawe. Haguruka rero genda, haguruka ugende, nzabana nawe. Imana ahangaha ihagurukije Yoshua, imuhaye isezerano, imuhaye umurimo. Imana iguhaye umurimo, ibana nawe, igushyiriraho abarinzi, ibiguhaye isezerano rikomeye. Haguruka ngo aho muzakandagira hose ndahabahaye. Ni ukuvuga ngo ibahaye isezerano, aho muzakandagira hose ndahabahaye, nk'uko nabwiye Mose, nk'uko nari navuganye na Mose, niko nawe nzabana nawe. Imana iramuhagurukije. Mu Kristo mwene data, ugomba kurinda isezerano Imana igusezeranije uyu mwaka. Winjiye muri uyu mwaka, Imana yavuganye nawe.
gambirira kugira neza, gambirira guhagarara mu isezerano neza, gira ibikorwa byiza, gira uko uhaguruka muri uyu mwaka. Uwo muntu usimbuye mu kazi, uwo muntu usimbuye mu murimo w'Imana, aho hantu uhagaze hari inshingano Imana ihaguhayeho, ariko urashaka kubana nayo. Mose ahawe inshingano, Yoshua ahawe inshingano, imuhaye guhagurukana abantu kugira ngo ibambutse Yorodani. Uyu murimo wari uwa Mose, Mose ntakiwukoze, ariko noneho ugiye mu maboko ya Yoshua. Yoshua rero arasabwa gukora ibyo Mose yari gukora, kandi akabikora neza yubaha Imana, akabikora neza ayumvira. Niko Imana imusabye. Urumva ko Imana irashaka ko uhaguruka ukayikorera, ukayivugira. Niki Imana iguhagurukirije. Hanyuma mu bice byaho 7 muri iki gitabo cya Yoshua, ibice 7 umurongo wa 6, Yoshua yaragurutse yambukana ubwoko bw'Imana, bambutsa Yorodani, baca muri Yorodani, bambuka n'amaguru nta bwato, kubera ko Imana yavuganye nabo. Bagiye bahura n'ibintu byinshi, ariko Imana yavuga ngo nzabana nawe. Yari ari ku mvugo y'Imana, y'Imana yavuganye nawe, iherekeza isezerano. Abantu bajya bavuga ngo amasezerano y'Imana ntahera, bajya bakayashakira inzira. Oya, nta kindi usabwa, urasabwa kuyumvira gusa. Aha rero mu bice byaho 7 umurongo wa 6 haravuga ngo iki? Ngo Yoshua arira asobanuza Uwiteka impamvu zabyo. Yoshua yari amaze guhura n'ibibazo, bari bamaze kwambuka Yorodani, bari bamaze gufata Yeriko. Murabizi ko bageze Yeriko bazungurutse inshuro 7, buri munsi bakazunguruka 7. Bagendaga bumvira Imana, bagendaga bari mu mugambi w'Imana, bagendaga bakorera Imana. Ndashaka kuvuga ngo ugire kumvira Imana, ugire kurinda umuhamagaro. Imana iguhamagaye kugira ngo uyikorere. Uyu munsi ntabwo ari Imana itoranije Yoshua, ahubwo ni wowe Imana itoranije kugira ngo uyikorere, kugira ngo ubane nayo, kugira ngo uyumvire, kugira ngo ubwire abantu. Gira ikintu ukora mu murimo w'Imana, gira ikintu ukora kiri bunezeze Imana, gira ikintu ushaka uzakora kikanezeza. Yoshua arira asobanuza Uwiteka impamvu zabyo. Bari bahuye n'ibibazo, bari bahuye n'intambara, bari baguye muri atake. Natwe aha hantu hari igihe Imana iduhagurutsa ikaduha umurimo, ikatujyana mu kazi. Hari igihe Imana idutoranya tugahabwa imirimo, tugahabwa inshingano. Yadutoranije mu miryango, yadutoranije muri famiye, yadutoranije mu mbaga nyinshi, yadutoranije muri rubanda. Kigeze ibwira Yeroboamu, yaramubwira ngo nagukuye muri rubanda ndakogeza, nguha ubwami, nkugabanyiriza ku bwami mbukuye mu nzu ya Dawidi. Ngo ariko ntiwanyumvira, ahubwo wakoze ibyaha kurusha bakubanjirije. Ibyo byatumye rero ngo Imana itsemba umuryango wa Yeroboamu, kuko yo tugenze nabi, ntitwubaha Imana, tukikorera ibyo dushatse, tugakora ibintu bibi, Imana irarakara ikababara. Kandi Imana irakaye rwose, duhura n'ingaruka mbi. Tujye dushaka kunezeza Imana, tujye dushaka gukora ibintu bitatuma Imana ibabara. Tujye dushaka gukora ibintu byatuma Imana itwishimira. Tujye dushaka gukora ibintu byatuma Imana ibana natwe. Aha rero mu by'ukuri Imana yarababaye, ibabarira Abisirayeli, irabarakarira. Kuko birira tubwiye ngo Yoshua arira ngo asobanuze Uwiteka impamvu zabyo. Yarageze igihe cyo kurira, yarageze igihe cy'umubabaro. Iyo tutumviye Imana habamo umubabaro. Umurongo wa 6 turavuga ngo nuko Yoshua abyumvise ashishimura imyenda ye, agwa yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka. Ageza nimugoroba, we n'abakuru b'Abisirayeli bitera umukungugu mu mutwe. Nuko Yoshua aravuga ati, ayiwe Nyagasani Imana, ni iki cyatumye wambutsa aba bantu Yorodani ukaba udushyize mu maboko y'Abamori ngo baturimbure?
erega iyaba twarigumiye hakurya ya Yorodani. Ayiwe Nyagasani Imana, niki cyatumye wambutsa abantu Yorodani? Bivuga ngo Imana yaribeye, bivuga ngo ibyo yakoze sibyo, bivuga ngo ageza higera ikibazo nawe birayinanira. Ariko siko byari bimeze. Natwarigiye tugera tukabwira Imana ngo Mana, ngo rwose ngo niyo ubireka, ngo ntiwirirwe umpura urugo, niyo ubireka ntiwirirwe unjyana muri aka kazi. Ariko umugambi w'Imana wari mwiza kugira ngo iguhe kariya kazi. Ahubwo ujye ureba neza, ese nkagezemo nitwaye nk'umukristo? Ese nkagezemo nubashye Imana? Ese nkagezemo nakoze ibigomba gukorwa? Ese ngeze muri uru rugo narubashye? Nubashye abo dusanze muri uyu muryango, nubashye bamaboko, nubashye baramubanye. Ni iki gitumye uru rugo runanira kanara ruhawe n'Imana? Birashoboka ko ushobora kuhagera ntiwitware neza, ntiwifate neza, ntugire umwifato wa gikristo, bityo bikababaza Imana. Kuko iyo shobora bavuze ati niki cyadumye udukura hakurya ya Yorodani ukatwambutsa Yorodani ukadukira mu maboko y'Abamori, niyo tureka. Bivuga ngo Yoshua yaragize ngo Imana yaribeshye, yaragize ngo Imana irananiwe, kandi Imana ntiginanirwa, yitwishobora byose. Yambukije Abisirayeli Egiputa, ibakura muri Egiputa ibambutsa inyanja itukura, ikamisha inyanja, ngo byararangiye. Imana ikora ikintu gikomeye, ibwira Mose ngo Mose nitwishobora byose. Bivuga ngo Imana dusenga, Imana twizeye ishobora byose. Yakiza indwara abaganga zarabananiye, yagukura mu bukene ikaguha ubukire, yagukura mu bukode ikaguha inzu, yagukura mu bugumbi ikaguha abana. Yitwishobora byose. Rero aho Yoshua yaramaze gutaka aravuga ngo ayiwe Nyagasani Imana, niki cyatumye twambutsa Yorodani? Yarashatse kuvuga ngo Imana yananiwe, Imana yabaye inyantege nke, kandi siko bimeze, kandi siko biri. Imana ntabwo yananiwe. Imana wizeye irashoboye. Iyakurinze 2021 yiteguye kukugirira neza kurushaho. Uyu mwaka wa 2022 ni umwaka wawe. Iravuga ngo niyo mwaca mu mazi ntazabatembana, niyo mwaca mu migezi ntizabatembana, nimuca no mu muriro ntimuzaya. Si ukuvuga ko umuriro utazaba uhari, si ukuvuga ko umugezi utazaboneka. Ibibazo bizaba bihari ariko ntacyo bizagutwara. Umuriro uzaba uhari ariko ntabwo uzagutwika. Nimugire ngo isi itegereje kuzaba paradizo, ntibizakunda. Ariko Imana iri hejuru y'ibyo byose kugira ngo ibigutambutseho kuko wayikomejeho. Imana ishimwe. Wowe ucitse intege, wowe ucogoye, wowe wumva ufite ibibazo, wowe wumva ibintu bikuyobeye, wowe wumva unaniriwe mu rugendo, ndagishaka kukubwira ngo komeza wizere Imana. Ikurinze ukarangiza uriya mwaka, ukarangiza 2021, ukaba winjiye muri 2022, irahari, iracyihagije, iracyafite imbaraga. Komeza ubane nayo gusa, komeza uyizere. Rero ngo Yoshua ararira, asobanuza Uwiteka impamvu, aravuga ngo ayiwe Nyagasani Imana, niki cyatumye udukwambutsa Yorodani ukaba udushyize mu maboko y'Abamoni? Ariko mwene data, Imana ntabwo ijya yibagirwa. Imana irashoboye, ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo yawe. Nugira imirimo myiza uzagororerwa. Imana yabwiye Kayini igihe yamubazaga ngo Abeli mwene umuvandimwe wawe ari he, ngo ntabwo ndi umurinzi we. Hanyuma Kayini ngo yarababajwe nuko Abeli yatuye ituro rikagera imbere y'Imana. Ariko ngo Imana yamuga ngo Kayini wababajwe n'iki? Nuko ari byiza ntuzemerwa. Igihe cyose wakoze ikintu cyiza Imana irakwemera. Imana nukora neza izakwemera, nukora neza izagushyigikira, nukora neza izakurwanirira. Nukora neza, muririmbyi aravuga ngo turware intambara nziza. Kristo ni imbaraga zacu. Icyo dusabwa ni ukurwana intambara neza. Ntitwirwanirire, ntitwangane, ntitugire inzika, ntitwirwanirire, tureke guhora nuko Uwiteka. Rero iyo utangiye kujya mu rugamba ukirwanirira uratsindwa mu by'ukuri. Ariko ahangaha Yoshua yarananiwe, yarabajije Imana, asobanuza Imana impamvu batsinzwe. Ngo Abisirayeli bari bamaze gufata Yeriko, Imana ibagabiza Ayi.
irababwira ngo nibagende Ayi bazayinesha, ngo ibaha Ayi nayo ngo bayijyemo. Ngo Yoshuwa yohereje abantu gutata, ngo baramubwira ngo duhe ingabo 2,000 cyangwa 3, ngo kuko abaho tuzabatsinda tuzabanesha ni bake. Ariko ngo Imana irababwira ngo ntazagira ikintu mutora, irababwira ngo ntimuzagira ikintu mukoraho. Rero abakristo bajya batsindwa, bajya batinyuka ibintu by'Imana. Umukristo udatinya burya ntashobora kunesha urugamba, ntiyanezeza umutima w'Imana. Abantu babana n'Imana bagira ibyo batinya, bakagira ibintu bagira kirazira. Kavuga ati Imana ntibikunda, ibi ntabwo bikorwaho, ibi ni ibikoresho by'Imana. Ibikoresho byo mu rusengero ukabitinya, ugatinya mikoro z'urusengero, ugatinya bafure y'Imana, ugatinya ibikoresho ibikombe by'urusengero, ugatinya ukagira ibintu by'Imana utinya. Rero mu Bisirayeli, mu bantu bahagurukanye na Yoshuwa, harimo uwitwa Kani, yari yafashe ku byashinganywe ku by'Imana yababujije. Amare kubifata Imana irarakara, ngo barwanye urugamba baratsindwa. Burya nta kintu cyatuma udatsindwa, utsindwa urugamba. Ikintu gituma unanirwa, ikintu gituma isezerano ridindira, ni uko utumviye Imana. Ujye usuzuma urebe. Ubundi iyo wubaha Imana ukagenda uyumvira, Imana ikugirira neza ikakurwanira. Naho atari inzira irazishaka. Yabwiye Aburahamu imukura muri Uri y'Abakaludayi, iramubwira ngo haguruka ugende, nzabana nawe. Abazakurwanya nzabarwanya, abazakuvuma nzabavuma, kandi nzaguha umugisha nogeze izina ryawe. Bivuga ngo icyo yasabaga Aburahamu ni ukuyumvira gusa agahaguruka. Aburahamu arahaguruka amwe ngo genda haguruka, nugenda nzaguha umugisha kandi nzogeza izina ryawe, n'abazakuvuma nzabavuma. Nuvuga ngo Imana yari yiyangaje, yari mubwe ngo nzabana, ibyawe byose nzabijyamo. Icyo yasabwaga ni ukumvira Imana. Ikintu kitunanira, igituma tutarya umugisha w'Imana, igituma tutaba mu mahoro, nuko tutumvira Imana. Ariko turamutse twumviye Imana, tugahagarara mu muhamagaro neza, tukarinda agakiza kacu, ibyo dushaka byose Imana irabidukorera. Nta kinanira, isi n'ibiyuzuye ni ibyayo. Ndashaka kugusengera Imana. Dusoreze kuri umurongo wa 10. Bibiliya yavuze ngo umurongo wa 10 waho mu bice 7, baravuga ngo nuko Uwiteka abwira Yoshuwa ati byuka, niki gitumye ugwa wubamye? Abisirayeli baracumuye kuko baciye ku itegeko ryanjye nabategetse. Yoshuwa ngo yari yirije umunsi arira, yumvise ko Ayi batsinzwe, ngo hapfuye ingabo 30 zirenga, ngo hanyuma n'abandi ngo bagahunga ikijyepfo. Ubyo bivuga ngo urugamba rwabatsinze. Yumvise ko hari ingabo z'Abisirayeli zapfuye, ngo Yoshuwa ararira, yikubita hasi, asobanuza Uwiteka impamvu, agwa yubamye. Imana iramubwira ngo niki byuka, niki gitumye ugwa wubamye? Abisirayeli baracumuye, bishe itegeko ryanjye. Iyo twishe itegeko ry'Imana, ntukibe, ntugasambane, ntukifuze, ibyo byose iyo tubitinye tukabyubaha, Imana iba mu ruhande rwacu, inshuti yacu. Niyo umwanza guteza icyobo, Imana igucira icyanzu. Niyo bagambiriye kukugirira nabi, Imana irakuburira, Imana irakwereka, Imana izana imbuzi ikakuburira. Abisirayeli barwana n'Abasiriya, mubyibuke ngo umwami w'Abasirayeli akavuga ngo nukwera iki tutabasha kunesha Abisirayeli tubarusha amaboko? Ariko kubera iki batabaneshaga? Ngo mu Bisirayeli harimo umuntu witwa Elisa, ngo akababurira akavuga ngo uyu munsi ni muci bunaka, ngo ingabo z'Abasiriya zahabategeye, ngo bagakira gutyo, ngo si rimwe si kabiri, ngo bagendaga bakira. Kubera iki? Imana izakuzanira umunyamumaro nuramuka wubaha Imana. Imana izagushakira umunyamumaro nuramuka uri mu ruhande rwayo. Uwiteka abwira Yoshuwa ngo byuka, aramubwira byuka. Ngo nuko Uwiteka abwira Yoshuwa ati niki gitumye ugwa wubamye? Byuka. Hari igihe usenga amasengesho kandi mu by'ukuri ntagera imbere y'Imana. Kubera iki? Urayasengera mu binyoma. Urabizi ko ubutaka uburana si ubwawe, urabizi ko iriya nzu uburana si iyawe, urabizi ko uri kuburana amahugu, warangiza ugafata n'amatima urakubwiriza ukuri. Urwo rugo si urwawe, hari uwo warukuyemwo, warangiza ugasenga ngo umugabo yakunaniye. Ariko igihe uzaburana ukuri
mu mutima wawe harimo ukuri, Imana izahagarana nawe. Ndashaka kugusengera. Natangiye nkubwira ngo Imana iragutoranije. Uyu munsi twavuze ukuntu Imana yatoranije Yoshua, ariko kandi uyu munsi ni wowe utoranijwe. Uyu mwaka Imana iragutoranije. Nicyo cyatumye ikurinda, ni ukugira ngo ukore ibyo utari warakoze, ni ukugira ngo utunganye ibyo utatunganije. Imana iraguhagurukije, utoranijwe n'Imana wa mubyeyi we. Ndashaka kugusengera Imana iguha imbaraga, iguha imbaraga nshya, iguha imbaraga nshya, iguha imbaraga nshya zitsinda umugome, zitsinda shitani, zitsinda ibigeragezo. Urakoze Mwami Yesu. Iri ni ijambo ryawe turarisengeye. Hagurutse uyu mukobwa, hagurutse uyu mugabo, hagurutse uyu mugore, hagurutse uyu musore, hagurutse umuntu wawe Mana. Ongera umuhe umuhamagaro mushya, ongera umuhe imbaraga nshya. Muhagurutse gukorere, muhagurutse abane nawe, muhagurutse kuvugire. Imbaraga zisumba byose niziboneke kuri uyu muntu. Urakoze Kristo wanesheje, urakoze Mwami wanjye. Gira umuntu utoranya, gira umuntu utoranya, gira umuntu utoranya muri iki gitondo, gira umuntu utoranya mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Urakoze Yesu. Ndasengera abarwayi mu izina rya Yesu. Uyu muntu urwaye urubavu, uyu muntu urwaye urubavu ndamusengeye, dore rwanze gukira, ariko uyu munsi wongera umukoreho. Mukozeho ikiganza, mukozeho ikiganza, yakire gukira, yakire imbaraga z'Imana, yakire guhura n'Imana. Urakoze Kristo wanesheje, urakoze Mwami wanjye. Nanjye namusengeraga koko kw'Imana kumubeho. Uyu muntu urwaye amaso mu izina rya Yesu, uyu muntu birukanye mu kazi, Mana n'umuhesha akazi, kingura inzira zikinze. Uyu mwaka umubere umwaka w'umugisha. Urakoze Mana, mpesheje umugisha ubwoko bwawe. Uyu mwaka bazawubemo, bazaguke mu izina rya Yesu, bagukorere bundi bushya. Urakoze Mana. Kiza abarwayi, kiza abashonje, ruhura abarushye. Dusengeye igihugu cyacu, gifata amaboko, gishyigikire uyu mwaka Mana, ugishyigikire kurushaho. Maramwe indwara, maramwe ibyorezo, shyigikira abayobozi, shyigikira abayobozi, nzego zose Mana uzigeremwo. Urakoze Kristo, urakoze Mwami wanjye. Shyigikira itorero, shyigikira abashumba, shyigikira abavuga butumwa, shyigikira abahanuzi, shyigikira abakristo, buri muntu wese wumve gusenga kwe. Urakoze Mwami. Duhesheje umugisha badukurikirana, duhesheje umugisha badufata amaboko. Urakoze ni mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kubyumvise, ni mu izina rya Yesu. Amen. Reka mbahe telefone kugira ngo nagufasha ushaka ko ngufasha, cyangwa se aho udasobanukiwe se koko umuntu Imana imutoranya ite, se ubunaratoranijwe, umuhamagaro wanjye n'uwuhe, se koko agakiza nakarindane. Ibyo byose nshobora kukugira inama, nkakubwira ukuntu umuntu yifata, hanyuma bikakugira umumaro. Reka nguhe telefone, ni 078 50 98 944 078 50 98 944 na 072 74 34 93 rimwe 072 74 34 93 rimwe. Imana ibaha umugisha naho utaha.